mu mwaka w'ibihumbi 2020 nk'uko ubizi nk'uko bitangije ubivuga uti ntibyari byoroshye, nibyo kuko ntibyari byoroshye kuko hajemo icyorezo cya COVID-19 guhera mu kwezi kwa gatatu, ndetse n'ubu tuvugana tukaba kigihari hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Iyo rero yabaye inkomyi ya mbere kuko hari ibikorwa byinshi byari biteganyijwe, cyane cyane ibijyanye n'amarushanwa ndetse n'amahugurwa bitagiye biba cyangwa se byaba bikaba ku bundi buryo. Aha rero mbere y'uko COVID igaragara mu Rwanda mu kwa gatatu tugana hafi mu mpera zako, icyo gihe hari hamaze gutangira shampiyona y'abagabo ndetse n'abagore, ubwo aho ni icyiciro cya mbere, ndetse twaratangiye na shampiyona y'abagabo mu cyiciro cya kabiri. Nanone twari tumaze kurangiza byibuze irushanwa rimwe mu yari ateganyijwe, aryo irushanwa ry'umunsi w'intwari riba mu kwa kabiri. Ibyo rero nibyo twari twakoze, ndetse twatangije na shampiyona. Amarushanwa niyo yari amaze gukinwa, ndetse hari harabaye n'amahugurwa y'abasifuzi, twavuga ko ari abasifuzi bo ku rwego rw'igihugu. Ibyo bikorwa nibyo byari birangiye, cyangwa se shampiyona zo zari zikiri mu ntangiriro, kuko shampiyona y'abagabo yari igeze ku munsi wa 4 wa shampiyona mu marigue yombi, yaba ligue y'Iburasirazuba ndetse na ligue y'Amajyepfo, zombi zari zigeze ku munsi wa 4. Shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu bagabo yari igeze ku munsi wa mbere. Shampiyona y'abagore nayo muri ligue yari irangije umunsi wa mbere. Urumva rero nibwo twe tukiri mu ntangiriro urebye ya shampiyona z'u Rwanda. Nyuma rero haje iki cyorezo, hari ibindi bikorwa byagiye bikorwa, ariko bikorwa ari online. Hari amahugurwa yabaye anyuranye. Hari amahugurwa ya mbere yitabiriwe n'abatoza, ariyo bita IHF Symposium of Coaches. Ni ukuvuga ni amahugurwa yitabirwa n'abatoza b'umukino wa handball ku isi mu bihugu binyuranye. Ayo rero yabaye online, ndetse haza gukurikiraho n'andi mahugurwa yagomba gutanga abasifuzi bazajya ku rwego rwa Afurika. Aha twari twoherejemo amakouple 4 kuko buri gihugu cyari cyemerewe abasifuzi 4. Ibyo byanagenze neza kuko byibuze muri abo 4 twabonye 2 batsinze, bakaba bazakomeza ikindi cyiciro kizakurikiraho cy'ayo mahugurwa kugira ngo bazashobore kubona icyo twita brevet continental. Ni ukuvuga iyo bayatsinze baba bemerewe noneho gusifura ku rwego rwa Afurika, bakava ku rwego rw'igihugu. Hakurikiyeho n'andi mahugurwa atandukanye, harimo amahugurwa ya beach handball, hazamo n'amahugurwa y'aba chief referees, ni ukuvuga abashefu b'abasifuzi. Buri gihugu buriya kiba gifite abo twita chief referees cyangwa se abahagarariye abasifuzi 2. abo nabo mu Rwanda bakaba barahuguwe, ndetse haza n'amahugurwa y'abanyamakuru kugira ngo bamenye umukino wa handball umeze ute, ukinwa ute, ndetse biteganyijwe n'ibihe. Urebye rero ayo mahugurwa yose yarabaye kandi yanagiye yitabirwa na bamwe muri twebwe bari mu Rwanda, cyane cyane dukurikije abo byarebaga. Kugeza ubu rero nibyo byabaye. Ikindi twakoze ni inama imwe yo kureba uburyo twazagarura shampiyona. Tumaze kubona uko ibihe byari bimeze, turavuga tuti ese turebe iki, dukora iki. Twakoze inama n'ama equipe yakina shampiyona y'u Rwanda handball y'icyiciro cya mbere, turongera dukorana n'indi nanone y'abahagarariye y'abatoza, nanone batoza ama equipe yo mu cyiciro cya kabiri ndetse n'abagore. Ibyo rero byari bigamije iki? Byagamije kugira ngo turebe tuti nidusubukura ese tuzagendera kuki kugira ngo umukino wacu uzongere gukina. Aha rero kugeza ubu tuvugana shampiyona ntabwo twongeye kuyisubukura, kuko n'ubundi muri ibyo biganiro twagiye tugirana, izo nama hemejwe yuko shampiyona izakomereza aho yari igeze uko bizagenda kose. Hanyuma kugira ngo shampiyona ntabwo wasoza shampiyona yari imaze umunsi umwe cyangwa iminsi 4 uvuge ngo urayishoje cyangwa se uraniye, kuko n'ubundi nta kirakinwa. Tuzakomeza rero aho byari bigeze.
Ibyo rero iminsi nigenda neza uko icyorezo kizagenda kigabanyuka ndetse n'uko amabwiriza azagenda abigaragaza ndetse nk'uko bimwe birimo kugenda bijya mu buryo, icyo gihe tuzakomeza amarushanwa ya handball uko byari ameze. Ubu tuvugana rero irushanwa urebye ubundi buriri hafi ni irushanwa ry'umunsi w'intwari, ntekereza ko rizakinwa mu mpera z'uku kwa mbere kuva ku itariki ya 31 ku itariki ya mbere ndetse no ku itariki ya kabiri akaba aribwo bizasozwa. Noneho higeze kubaho ikintu cyo kurekura imikino ko yakinwa ariko abakinnyi babanje gupimwa COVID. Mutuhe ishusho muri handball bimeze gute, amakipe yabashe gupimisha abakinnyi babo ni bangahe ku buryo ashobora gukora imyitozo? Kugeza ubu ikipe yari imaze kuzuza ibisabwa byose yari polisi, niyo yari imaze gushyira abakinnyi muri camp kugira ngo bitegure amarushanwa, dore ko hafi aho no mu ntangiriro z'ukwa gatatu hari irushanwa rya ECAF rizaba mu kwezi kwa gatatu, urebye guhera ku itariki 21 kugeza ku itariki 27 z'ukwa gatatu, rikazabera mu gihugu cya Kenya. Ibyo ni byose biri mu myiteguro. Hari ikipe ya APR nayo irimo kugenda yuzuza ibisabwa ariko ikaba itarabona ibyangombwa byose kugira ngo itangire. Ubwo ayo niyo ma equipe abiri ya mbere agaragara ko ashobora gutangira ashobora gukomeza, kuko polisi yo nta kibazo, yo ubu tuvugana yo imyitozo yo ni nkaho irimo kuko yo yabonye yatanze ibyangombwa kandi yemererwa no gutangira. Ubwo rero ikindi kintu gisigaye ni ukureba mu bigo by'amashuri dukurikije uko politike y'uburezi imeze ndetse n'uko amabwiriza yo kubahiriza COVID ameze, tukazara mu bigo by'uburezi harimo amashuri yisumbuye harimo na za kaminuza uko azemererwa gutangira gukinwa ndetse no kumenya ibyangombwa agomba kuba yujuje kugira ngo azatangire gukina. Icyo gihe rero tubimenye neza, icyo gihe nibwo tuzavuga tuti shampiyona yacu ishobora gutangira igihe iki n'iki, kuko dufite nko muri cyiciro cya kabiri urebye ni abanyeshuri gusa kuko ni kaminuza ukongeraho n'ibigo bya segonderi. Cyiciro cya mbere nabwo ama equipe arimo atari segonderi ni make kuko ni nk'ama equipe agera kuri 4: Nyakabanda, Gicumbi, polisi na APR. Izisigaye zose ni ama equipe yegamiye ku bigo bya segonderi cyangwa se kuri kaminuza. Aho rero ibyo amabwiriza azaba yemeza nicyo kizakorwa kugira ngo dushobore gukina, ariko hakaba hari icyizere cy'uko amakipe ya kaminuza ndetse n'ayo y'amasegonderi igihe tuzajya gutangirira ndetse no kugenda n'urukingo uko ruzagenda ruboneka ndetse n'ibindi byemezo bigenda bifatwa kugira ngo bubahirizwe ayo amabwiriza yo kwirinda COVID hirya no hino ku bibuga cyangwa se mu myitozo bizashyirwe mu buryo kandi abakinnyi bazakine neza nta kibazo cyo kwandura twikanga. Turi mu isozwa ry'umwaka, abakinnyi bamaze iminsi badakina ndetse n'abo basifuzi, icyo mubabwira ni iki kijyanye n'isozwa ry'umwaka ndetse n'uyu mwaka tugiye kwinjiramo mushya? Icya mbere ni ukubanza nkifuriza abahandball kuzagira umwaka mwiza, nanabashimira ko aho bari hose bari kubahiriza amabwiriza ya COVID, nanabashishikariza gukomeza kuyashyira mu bikorwa kugira ngo turangize umwaka wacu wa 2020 nubwo wabaye umwaka w'ibibazo, ariko tukaba tuzarangiza byibuze muri handball nta kibazo kijyanye no kwandura cyangwa se dufite abantu byibuze aho n'icyo kibazo bagiye mu bitaro. Nanone ikintu cyo gushimira Imana. Ikindi nuko aho ari hose yashobora gukora exercice physique kugira ngo urumva harimo nk'abafite test umwaka utaha, abo bafite amateste bagomba kwitegura kuko condition physique ni ngombwa. Hari abakinnyi bazakina amarushanwa anyuranye, abo nabo bagomba kuba bafite condition physique iri hejuru. Ibyo rero ni ibintu bimwe umukinnyi ashobora gukora ari we cyangwa se ari ku ishuri atagombye yuko ahura n'abandi kugira ngo ibyo byose abikore. Icyo rero nicyo cya mbere mbashishikariza, hanyuma mbonereho no kubifuriza umwaka mushya muhire 2022.